ngaha turaje Nyagasani, turakwitabye karame kuko uduhamagaye ku meza yawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya mbere gisanzwe, tariki 16 Mutarama 2025. Ng'amasomo ajye kuduhuza n'Imana, dutangiye igihe gisanzwe, tuzarushaho kubana na Nyagasani maze duhinduke bashya. Ng'amasomo ajye kuduhuza n'Imana, isomo rya Mwimoro yandikiwe Abaheburayo, umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Bavandimwe, Imana imaze kubwira abasokuruza bacu kenshi no ku buryo bwinshi ikoresheje abahanuzi, natwe muri iyi minsi turimo ari nayo y'imperuka yatubwirishije umwana wayo, ari we yageneye kwegurirwa byose, akaba ari nawe yabiremesheje byose iyo biva bikagera. Umwana uwo niyo buranga bw'ikuzo ry'Imana n'ishusho rya kamere yayo, ni nawe kandi uhagaritse byose ku bubasha bw'ijambo rye. Amaze rero kuhagira abantu ibyaha byabo, yicaye iburyo bwa nyirikuzo mu ijuru, asumba atyo abamarayika, kuko n'izina yahawe ritambutse kure ayabo. Koko rero ninde wo mu bamarayika Imana yigeze ibwira iti, uri umwana wanjye njye wakwibyariye uyu munsi? Cyangwa se iti, nzamubera umubyeyi nawe mbera umwana? Kandi igihe yohereje imfura yayo ku isi yaravuze iti, abamarayika bose b'Imana bazamupfukamire. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 97. Abamarayika b'Uhoraho nimumuramye. Uhoraho ni umwami, isi nihimbarwe, abaturiye inkome nibasagwe n'ibyishimo. Igicucu cy'urwiji kiramukikije, ubutabera n'ubutarenganya ni ikibanza cy'intebe ye. Ijuru riramamaza ubutabera bwe, maze imiryango yose ikarangamira ikuzo rye. Abayoboka ibigirwamana bose nibakorwe n'isoni, abiratana bose ibyo bipfabusa bigirwamana mwese nimupfukame imbere ye. Imigi ya Yuda irahimbawe ku mpamvu y'imanza zawe Uhoraho, kuko we Uhoraho uri musumba byose ku isi yose, utambutse kure imana zose. Bamarayika b'Uhoraho nimumuramye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Mariko, umutwe wa mbere umurongo wa 14 kugeza ku 20. Muri icyo gihe Yohana amaze gutangwa, Yezu aza mu Galileya, yamamaza inkuru nziza y'Imana avuga ati, igihe kirageze, none ingoma y'Imana iregereje, nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Uko yagendaga akikiye inyanja ya Galileya, abona Simoni na Andereya murumuna we bariho baroha inshundura mu nyanja, kuko bari abarobyi. Yezu arababwira ati, nimunkurikire nzabagera abarobyi b'abantu. Ako kanya basigaho inshundura zabo baramukurikira. Yigiye imbere gatoya, abona Yakobo mwene Zebedeyi na Yohani murumuna we bariho batunganya inshundura zabo mu bwato. Ako kanya arabahamagara, nuko basiga se Zebedeyi mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ejo twahimbaje batisimu ya Nyagasani, isoza igihe cya Noheli, igatangira igihe gisanzwe. Ubwo dutangiye icyumweru cya mbere gisanzwe, tugeze ku wa mbere. Igihe gisanzwe ni igihe cyongera gutwibutsa ko dusanzwe, ariko ko ibyo tugomba gukora bigomba kuba bidasanzwe imbere ya Nyagasani. Nta kindi biganishaho no guhinduka. Ko umuntu ubuzima bwe bwose bwa buri munsi nubwo busanzwe, ariko agomba kubamo ku buryo budasanzwe, ahinduka uko Imana ishaka. Mbere yuko tuvuga intego remezo tujye kugenderaho hamwe n'amasomo uyu munsi, banza wumve ino nkuru, ahasigaye urebe izina waza kwiha mu bantu tugiye kubona muri aka kanya, urebe niba barabayeho ku buryo busanzwe cyangwa budasanzwe. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore ngo wari ukize cyane, afite ibintu bya mirenge, afite amafaranga menshi pusi itasimbuka,
ariko by'akarusho akaba yaranize bikomeye cyane, yarize amashuri za universite, ari umudogiteri. Abantu benshi bahoraga bamwibazaho, bamwe bakamucumuraho batari ku bundi kugira ngo atarashaka. Ese aziha Imana? Ese azashinga urugo? Bizagenda bite? Abenshi bakamucumuraho, benshi bagahora bamunegura bamunenga ati azashaka ryari. Umunsi umwe kera kabaye, byabi nibyo ko nyine witonze atora kamuheze, wa musore ngo ajya kurambagiza, ngo aragenda ahitira ku mukobwa wa mbere. Abantu benshi bari muhanze amaso ngo barebe koko umukobwa azashakana nawe. Ngo abakobwa byaragiye kurambagiza, ngo bari bahuje nanjye kuvuga ikibazo, nabo bamaze igihe kirekire batarabona ngo bashakana. Nuko aragenda ku mukobwa wa mbere ajye kumurambagiza. Uyu mukobwa ndifuza ko waza kumuha izina niturangiza kuvuga uko byagenze hamwe n'umusore w'umukire. Nuko ngo wageze kuri wa mukobwa, wa musore ikibazo cya mbere yamubajije ati ukora iki? Wa mukobwa ati nta kazi ngira, ndabyuka nkota izuba, ngirirwa niryamiye, nkaza no kurara ndyamye, ntacyo ngera cyo gukora. Nubwo ubona ndi umusirimu ariko ntacyo mfite cyo gukora, nta kazi ngira, nabuze icyo gukora. None nzabigenze nte? Nirirwa ku mbuga nkota akazuba kuko nta mirimo mfite, nta mirimo ngira. Nuko wa musore ngo aramubwira ati sawa bayi urabeho, tuzahurira hirya. Banza bazahurira mu Galileya. Uyu mukobwa bamwita irihe zina? Bamwe bati uyu nguyu nta buryo yabura kuba ari umunebwe, nta mwete, nta buryo yabura kuba ari inkorabusa. Izina twamwita yitwa Mutesi. Nuko Mutesi asigara aho mu rugo ariko atakazuba kuko nta mirimo afite. Wa musore amaze kusezera Mutesi aragenda ajya ku mukobwa wa kabiri, nabuze kumwita izina. Agezeyo asanga uwo mukobwa ari umukire ukomeye cyane, ufite iduka ripfiningije ibintu byinshi cyane bya mirenge, neza ubanza atabona hasohokera. Nuko wa musore ngo aragenda ajye kumurambagiza. Ngo umucyaza amubajije cya kindi ati ukora iki? Umukobwa areba hirya areba hino, aravuga ati abasore bubu ntawamenya, dukurikije uburyo abajya abakobwa benshi bakabarya ibintu byose barangiza ntibanabasabe. Nanjye rero uyu musore wasanga ari kabutindi, wasanga ari gatumwa, nanjye ntago mubwira icyo nkora atazakunda ibintu byanjye biri mu iduka. Nuko wa mukobwa ngo aramubwira ati yewe iri duka nicayemo nijye umuntu nanjye ntazi, wambwiye ngo mbe mukorera, ubwo nahindukira arariguma wenyine aryo nyine nigendere. Nuko wa musore aramubwira ati amahoro rero ukomere, tuzahurira hirya. Banza aramubwiye mu Galileya. Uyu mukobwa bamwita irihe zina? Bamwe bati umucanzi, umubeshyi, indyarya. Nuko wa musore arasezerera ku ndyarya arigendera arikomereza. Aza kugera ku mukobwa wa gatatu. Nuko aramubaza ati ukora iki? Ni koko yasanze wa mukobwa neza yavunaguritse wese, yambaye imyenda idafuze. Nuko aramubwira ati mva rero umuhari ifumbire ku buryo ku munsi ushobora gukorera amadolari 3 cyangwa nkanayarenza. Dore ibyuya byose kuva mu gitondo ndi gutwara kugera ku mugoroba, akeshi bari gukora nyine kugira ngo ndebe ko nabaho. Nuko wa musore aramubwira ati niwo nashakaga umuntu ukora. Ngo hashize igihe gito inshuti abaturanye ababyeyi bagiye kubona, babona wa musore ari kwitegura gushyingirwa, azashyingira na wa mukobwa. Umukobwa bamwita irihe zina ubundi? Utari Mutesi, utari indyarya, utari umucanzi, ni umukozi nyine. Nuko abantu benshi bamubaza impamvu aretse umukobwa mwiza nkaba Mutesi akareka umukobwa wari ufite iduka rikomeye cyane, none akaba agiye gutwara uyu wikorera ifumbire. Bigenze bite? Abantu benshi baramwibasira, bamucumuriraho, bajya bamucumuriraho. Umuntu ufite amafaranga, umudogiteri muzima, none agiye utwara ifumbire. Nuko arabasubiza ati nagiye aho Mutesi nsanga yazandira mu nzu kubera ubunebwe bwe, inkorabusa, umutesi ntacyo akora. Nageze niwabo umucanzi arambeshya ngo iduka ntabwo ari rye, nsanga yazandira mu nzu akaba yarya ibyanjye ari kumbeshya.
ngo ntacyo namuhaye, ariko umbeshyera. Niyo mpamvu rero nageze iwabo umukozi, nzaba ko rero tuzabana, kuko icyo mukeneyeho ntabwo ari uko akora imirimo iciriritse, ahubwo nari nkeneye umuntu uzakora mu byanjye akabibyaza umusaruro. Uyu niwe rero nahisemo, niwe nabonye, uyu niwe mukozi koko dukwiriye kubana, kuko nanjye ndi umukozi. Uyu niwe tuzakorana, umukozi agakora n'umukozi nyine. Ntuze kumbaza niba za nshuti n'abavandimwe baracecetse, barumvise twashakanye n'uyu, tuzabana n'uyu kugira ngo ajya nkorera, kuko mfite imirimo myinshi yakora. Mutesi mbega wowe, bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ngaya amasomo ajye gutwerekeza kuri abakobwa batatu. Uze kureba nawe amazina yandi wabita, uze kureba ari wowe uri guhitamo uwuhe, ko uyu musore ahisemo uwe, wowe uri guhitamo uwuhe muri abakobwa. Aya masomo turazirikana ku ngingo yo kugira umurimo ukora. Byibuze Yesu nawe naza kugutora, naza kuguhamagara, azagira hagusanga, azagusanga uri ku murimo. Umukozi uri ku murimo ni Imana yemera. Umurimo mwiza, umwuga wawe isoko y'ubutungane. Mu isomo rya mbere twazirikanye Imana igenda idutumaho abantu benshi, abahanuzi, ikadutumaho ijambo ryayo, ariko ku ndunduro igatuma umwana wayo. Ngo umurimo ukomeye Imana yakoze, kohereza umwana wayo, umukozi, umucunguzi, kugira ngo turokore, atugirire neza. Nawe rero icyo Nyagasani gusaba ni ukwakira umwana w'Imana uje kugana. Yesu duhamagara akadutora kugira ngo adutume ahashaka. Uyu Yesu rero niyo twumvise mu ivanjiri y'uno munsi, atora intumwa ze, atangiye ubutumwa bwe muri Galileya, nuko akabutangira ahamagara intumwa enye. Babiri bavukanaga, abandi babiri bavukana, Petero na Andereya bavukana, ndetse na Yohani na Yakobo bavukana, bene Zebedeyi. Ngo bari bahuje umwuga wo kuroba amafi. Nibwo rero Yesu azabasanga bari kuri uyu mwuga, umurimo wabo, nuko akabahundiramo umurimo. Bari ku murimo, umwuga wa hano ku isi, Yesu akabahinduramo umwuga wa hehe, wo mu ijuru. Nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Amen, amen. Aha niho Yesu adusanga ku mirimo twari turimo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri twazirikana, uyu murimo izo ntumwa zakoraga niho rubatunze. Umurimo wo kuroba amafi, umurimo nyipfundo ndetse n'izingiro ry'ubuzima, aho kuri umugati, aho kuri ifunguro rya buri munsi. Yamvugo igira iti, aho kugaburira umuntu ifi azarya uwo munsi gusa, ejo n'ejo bundi agasonza, wamwigisha uburyo bayiroba, bityo ukaba umutunze iminsi yose. Amen, amen. Y'icyaranze izi ntumwa kuroba, umwuga utuma babaho neza. Icya gatatu twazirikana muri ivanjiri ni impamvu Yesu yatoye izi ntumwa. Yesu ntabwo apfuye kuza ngo atore, hari naho agendera, hari icyo Yesu aheraho kugira ngo utore, kagakeregeshwa ufite iki ngo mbereho ngo ukize. Ibintu bitatu ngo byarangaga izi ntumwa Abanyagalileya. Icya mbere ngo Abanyagalileya ngo bari abanyamayeri, tactique, atari uburyarya, aho hari amayeri yo kumenya gukora. Ngo kubera ko ifi nayo burya igira amayeri, birasaba rero n'umuntu yiroba nawe kugira amayeri arenza y'iyo fi. Muzacunge ifi mu nyanja, kenshi uzasanga iyi fi iri mu mazi igenda ikora, uko igenda icengana. Birasaba rero n'undi kuyiroba nawe kumenya amacenga y'iyo fi. Abanyagalileya rero ngo bari abantu bafite amayeri yo gukira ndetse no gukiza abandi. Icya kabiri ngo cyaranze Abanyagalileya, la transparence, la franchise, kuba abanyakuri. Ntube nka bamutesi, ntube ndetse na bamucanze baba n'ibindyarya, ati nimubwira ko iyi boutique, iyi grande boutique ari yanjye, araza kuyindya, reka muhishe mubwire ko ntanamuzi. Nicyo bita uburyarya. Abanyagalileya, abarobyi, ngo nta buryarya bigiragamo.
niyo mpamvu nyine Yesu atora akagira ahantu ahera kagakeregeshwa bwa butungane nubwo hari bukeya, nuko Yesu akagenda gutunganya buhoro buhoro. Kubera iki? Umutima mwiza, umunyakuri, kuvugisha ukuri, kutaba indyarya. Dusabe nimo gutaba indyarya. Icya gatatu Yesu yahereyeho ngo Abanyagalileya bari bafite comme caractère le zèle, courage, ngo barabanyeshyaka, bari bafite imbaraga. Mwumve nyine ko bari barariye. Ubundi abarobyi abenshi bakunze kugira gukaboko habyibushye, biceps, ahantu bigaragara nyine ko bakora. Kuroba ibi byose bisaba imbaraga z'umubiri. Rero ba Petero, Andereya, Yakobo na Yohani bari bafite nyine izo mbaraga, na Yesu yabatoriye izo mbaraga kugira ngo bazazikoreshe muri kiliziya. Bwa bwato bushushanya kiliziya Yesu bagiye kwimukiramo kugira ngo bakorere Nyagasani, barobere Kristo abantu. Icya kane tujye gusorezaho nibyo basize ibyabo basanga Yesu. Gusiga byose ugasanga Yesu. Akenshi dukunze kuririmba abihaye Imana ati yewe nasize byose nkurikira Kristo, usanga Kristo. Wasanga utarunoroye n'agahene, ntagakwavu wari woroye, ntagakoko wari woroye, ati ukajya urimba uti nasize byose kandi nta n'icyo wasize. Nibwo uzasanga hari n'abandi benshi baranajya kujya mu byo basiga, ukaba wasiga umwana, ukaba wasiga famiye, ukaba wasiga urugo, nuko ukajya kwishushanya mu bihaye Imana. Kandi hari urugo ruri mu gihuru, mu kigunda wagiye usiga hirya, hari abana wagiye utakaza ku musozi, ariko kubera ko ntawe ukuruzi ati nanjye nasize byose none nkurikiye Kristo. Mbega urujijo ruri ababyeyi. Padiri, masere, frere. Dusabe nemo kutajijisha Nyagasani ndetse no kutajijinganya. Aya masomo aze kongera kugufasha kureba icyo wasize iki. Wasize byose usanga Kristo. Petero, Andereya, Yakobo na Yohani basize inshundura zabo, basiga ababyeyi, basanga Kristo. Bigomwa ibyo byose kugira ngo bakurikire Kristo. Nawe rero no kwigomwa kugira ngo ukurikire Kristo kandi umukurikize. Urakore ku byo Yesu azagira aho gusanga, asanga uri ku murimo, asange hari ikintu uri gukora ufite ingombereho, asange uri ku murimo uri gukora neza buri munsi. Yesu akube hafi kandi agukomeze, ukomeze umukorere ubutareba inyuma, umukorere buri munsi. Naza azagusangira uri ku murimo. Umurimo ukozwe neza ni isoko y'ubutagatifu n'ubutungane. Umurimo ukozwe neza ni isengesho rikomeza. Ba Mutagatifu Tomasi wa Kwino bemeza ko umuntu wese udafite icyo ari gukora burya bari gucumura. Nyamunsi mushakira imirimo, shitana mushakira imirimo, abari gushukwa, abari gucumura, abari gukora ibyaha. Wihatire nawe kugira umurimo uri gukora igihe cyose. Ejo n'ejo bundi utazamera nka Mutesi cyangwa ukazamera nk'umucanzi, ahubwo umukozi niyo Nyagasani akunda. Imana ikazaza kugushaka igusanze ku murimo, kandi ubwo waba usuzuguritse upfa ko ari umurimo ugutunze, umurimo uguha icyo kurya, umurimo ukubeshejeho, ako kaneza aragakunda. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.